kuba rero yigomye umwanya we yarafite abashyitsi ariko arabasezera kugira ngo aze tubane. Tukunda rero kubana mu iki giterane, dukunda kubana mu ibi bihe, ajya twohereza korali ndetse yanambwiye ngo nibajya gukora konseri na worship team mwitegure tuzajya gufatanya kuramya Imana ye. Mbese nimwakomera Imana amashyi. Amen. Haleluya. Yabakonze namwe ijwi ry'umwami Yesu. Ngubu bari hano representateur gari yanditse ururembo rurabizi, akarere karabizi, itorero rirabizi. Ubwo rero mwumve ngo turi mu mbese bafite garanti. Amen. Namwe nzabashorera mbajyaneyo. Iki ni igihe cyo kuvuga Imana. Amen. Ibi ngibi Satani umukozi isoni. Imana duhana umugisha. Ibyo bihe nibyo byatumye nanjye mpagarara hano. Sinagombye kuba mpagaza ariko kubw'ibyo bihe. Haleluya. Haleluya. Impamvu turi abatsinzi suko tutagira ibibazo. Amen. Ahubwo ibibazo tubigenda hejuru. Amen. Ikibazo nikikwiminzira ujye ukigenda hejuru. Ubundi waza ukabyina
ukanezerwa ugahesha abana b'Imana umugisha ukanezerwa ukagenda kandi Satani agakorwa n'isoni. Hamwe n'ibyo rero muhaguruke twakira umuja w'Imana nawe atubwire. Sinze kubona umuntu nyamuneka uhaguruka. Muhaguruke tumwakire dukomera Imana amashyi menshi cyane nawe atugeze cyane. ku buryo uyu mubiri rwose utagira ijambo kandi utagira urusaku. Haleluya, haleluya. Baza kwicara rero ukajya wakumva noneho ibintu birakomeye. Imana irishimye cyane ko yatwaye umwuka wera. Nagira ngo rero twihute mvuge aya magambo nk'uko Nehemiya yayavuze, hanyuma turebe icyo Imana ivugana n'imitima yacu kuri uyu mugoroba. Nehemiya kuri uriya murongo wa 17 igice cya 2 aravuga ngo mbera ko ndababwira nti nimureba ko tumeze nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo, amarembo yaho akaba yarahiye, nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu tutagumya kuba igitsutsi. Nibajije cyane kukureba, nibaza imyaka abari i Yerusalemu, inkike zarasenyutse, amarembo yarahiye, bakinjira bagatura bakabaho bakarya bakanywa bakaryama bagasinzira, bibera mu nkike zasenyutse kandi n'amarembo yarahiye. Ubundi inkike zari zisobanuye uruziga rwo kurinda umudugudu w'i Yerusalemu kuko hari icyicaro gikomeye cy'ingoro y'Imana. N'abaturiye i Yerusalemu bumvaga yuko mu gihe cyose hari izo nkike bari batekanye, bumva badashobora kumererwamo igihe icyo ari cyo cyose. Nibajije imyaka myinshi abantu i Yerusalemu yarasenyutse, abantu baratwawe nk'umunyago bajya i Babuloni, baragenda babaho imyaka n'imyaka. Abantu basigaye i Yerusalemu basigara muri icyo gikanda, basigara inkike zarasenyutse, basigara amarembo yarahiye, ariko bakinjira bagasohoka bakagenda bagakora imirimo yabo, bakaryama bagasinzira, bakarya bagakora. Nibaza ese twese turareba kubaka rero bisaba kubanza kubona. Nicyo cyatumaga aba bantu batabona, ndaza kubigarukaho hanyuma. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo umunsi umwe Nehemiya yumva inkuru, arazibwirwa atibereye i Yerusalemu, ari umuziritsi w'umwami, ari i Babuloni. Yumva inkuru y'ukuntu i Yerusalemu hameze, habaye amatongo. Yumva inkuru z'inkike zasenyutse n'amarembo yahiye, umutima we urameneka. Ntabwo icyo gihe yari ahari. Ndibaza nawe ndakubaza, mbese birasaba kuhaba kugira ngo urebe? Inkuru yumvise yonyine, ndatekereza yuko icyambere na mbere ijambo ry'Imana riratubwira hashobora kugira icyo abona, arakabakaba. Kandi iyo utinze mu mwijima cyane, none urawumenyera ukagira ngo niko bimeze, niko byahoze, niko bigomba gukomeza kubaho. Si uko byagenze ku mugaragu w'Imana Nehemiya. Ndagira ngo mvuge ibintu bikeya bisaba kugira ngo tubashe kubaka. Ndaza no kuvuga ibintu byasenyutse, inkike zasenyutse mu gihe nk'iki, ko tugifite nyirizina muri geography uko nguko i Yerusalemu. Dufite Yerusalemu yacu, dufite ibyasenyutse, ndaza kubivuga. Hari ibintu bidusaba, ibyo Imana idusaba, ibyo turebera kuri Nehemiya bitwereka ishusho y'umuntu koko witeguye kubaka
umuntu ufite ubushobozi bwo kubaka bigakunda. Nehemiya ikintu cya mbere ibyo yumvise nubwo byamuteye agahinda, ariko hari ikintu yifuzaga kandi yabonye ko adashobora kugira icyo abikoraho keretse agikoze. Ikintu cya mbere kwari ugusenga. Gira mugenzi wawe ugusenga. Sinasubira mu nyigisho Pastor Kanobana yatubwiye. Gusenga ushobora kukuranga kandi udasenga. Ushobora kuba mu rusengero igihe cyose kandi udasenga. Kandi ushobora kuba mu rusengero ugakomeza kuba impumyi. Ushobora no kuba mu materaniro ariko ukaba impumyi, ukaba n'igihuri.
Amen.